ni wa muhungu wa Mana RBA channel yacu bayita Mana Empire. Mana Empire uyu munsi none yongeye kwazana umuhungu kabisa urenze bya hatari muri domaine zigiye zitandukanye. Ariko uyu munsi tugiye kureba domaine agiye kutwerekamo aka kanya. Tubaye ikaze bakwita gutati. Tiger man, Tiger the Great. Tiger the dancer. No, Tiger the Great. Tiger the Great. Wow. Yeah. the great yes. Kamazana rero niwe muri kubona hano kuri screen zacu. Ewa ni umuhungu udenze byatari mu bintu byo kubyina. Kwanza kwa Tiger. Yeah, amakuru y'iminsi cyane fresh kabisa, ibintu ni neza kabisa. Turakubona kabisa aje ku cyangwe cya hatari. Urabizi ko wambaye neza ariko. Nk'umubyinnyi nyine to. Nk'umubyinnyi ugomba kuba uri diferent. Ariko najya avuga Air Force ni ya original. Tiger, why Air Force? Air Force man ibara ryiza rigaragara neza, abakiriya bose bararikunda kabisa. Umweru white. Tuzamuka gato ya kamera bari dufashe gato. Ipantaro. Yaman. Ipantaro ubwoko ntago mbuzi bro. Ubwo bwoko rero yano mapantaro na ama jeans sibyo. Ariko nyine urabona hano anditseho 69. So ni umuhanzi uramuzi. 69. Bura hano aba yarashoyemo. Yeah, from London kabisa. Yaman. Hejuru gato ya kamera bari gaho. Bani yambariye agashati gacanze utuntu tw'utu brand twinshi twa Louis Vuitton twa Gucci. Iyo ni Louis Vuitton bro. Kabisa. Wagwara tugere mu ijosi umubare 100%. Ndusobanuye ko mbaca gukora ibintu 100%. Wala Tiger uhagaze amafaranga ngahe aka kanya 30 40 ubu none amagazi 50 mu myenda ariko iri kugaragara. Ubwo no kuvuga ngo ni imbere iri kugaragara ni 50 ariko ubwo nonaha uko tugiye mu isoko byahita bifata muri za 80. Raro umujama nigeze kubwira ngo wambaye neza ahantu bitabari yane iki nkegirize ku matabura akuzi iki se bari ati bro gimenya kuri niga mane nta nigigi ngo yambaye yego mane ariko nibyo mane umuniga mugenzi wawe ntago kurabura ngo wambaye neza cyakoze nk'umubebe nyine ashobora guhitaza akakubwira ababebe basigaye bararakaye akaza agahita avuga ati wambaye neza bro akigende. Wallahi nta n'ikindi yakubwira bya ibyo kuvuga ngo none singo wambaye nka nimero ukazacira nkakubwira uko mba nambaye neza reka araza akakurabura agahita yikomera agahita kurabura cyane abantu barakaye muri iyi minsi barakaye abantu muri iyi minsi barahindutse. Tiger turakwakira rero kuri Mana Empire. Yes bro. Tiger uri umubyinnyi ugenda ukora ibintu bigiye bitandukanye twakubonye cyane kuri TikTok. Tugenda tukubona ahandi wana wagiye witabira ama interview yarenze tubona uri kubyera n'abandi bantu mu bintu by'ibyo ariko taza kubigaruka ubundi mbe na mbere Tiger ni muntu ki? Tiger turi kumwe hano ni muntu ki? Tiger nyine ni umusore nago ni umusore uri single. Amaye single ni umusore bwenye ntago ari umugabo ntago ari umugabo wubatse nkaba mbahani Huye ariko ntago ari wowe munyine usibye ko akunda nyine umuntu aba akomeza ari mu tudiru tugiye dutandukanye. Niga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye ndi umunyeshuri ariko ibirenze ibyo hari n'utundi tuntu mba ndimo. Bivuze izina Tiger benshi bashobora guhita bumva umubyinnyi cyangwa se ibindi bitandukanye ariko reka nibande ku mubyinnyi ko ibindi bitandukanye nabyo tubwira ibindi bitari umubyinnyi abantu bashobora kumva ni nk'ibiti nabyo turaza kubiganira ariko nyine none Tiger ni umubyinnyi umusore ushima Imana kabisa. Tiger giye nabonye dance zawe nabonye move zawe ewana narahenzavye cyo bita guhenza kabisa ewana nabonye move zawe kabisa nabonye ari ibintu bya hatari ewana n'umuntu wa danje ariko none nabonye hari abantu mujya mukorana utuntu nko turiya kudu challenge. Most of them nyine ubusanga ari nk'aba baby b'inshuti zanjye abatipe b'inshuti zanjye cyangwa se aba classmate nyine kubera ko nyine abantu natwe dukora ibintu bya TikTok mani uhura n'umuntu agahita avuga ati mani nabonye ubyina ngo dukora ka video nta kindi mugahita mukora ka video wenda mutanaziranye wana cyane mutanaziranye bako ushobora guhura n'umuntu bwa mbere mugahita avuga ati dukorana cyane cyangwa kana kwandikira n'ukuntu ukora nka video kuri TikTok wa postinga sibyo ugahita wenda ubona nk'umuntu ahita kwandikira muri comment wazaretse tugakora na challenge ubwo rero muhuye batite ngo muhuriye he
muhita mumanuka mugahita mukora challenge nyine mukikomereza. Ariko abandi dukorana cyane ni crew yanjye nyine, ni crew mbyinamo, abenshi barayizi nyine, bayita The Vibers crew. The Vibers. The Vibers crew barayizi nyine, iba hano muri kaminuza ya Huye. Rero ni itsinda mbarizwamo nanjye nyine tunga umubyinnyi. Tiger, mbere na mbere kabazo by'amani ngende umufana wawe bro. Ngende umufana wawe kuri cyane menye ngende umufana wawe man, ngende narebye bubza bavuga kabisa u Rwanda rufite impano man, u Rwanda rufite impano. Nubwo njya mvuga rimwe na rimwe ko wenda ari ukuntu zisukira ukuntu, ariko zirapfukiranwa ariko nyine nta kundi. Tiger, man, kubyina byatangiye ryari? Kubyina navuga ko none ndi kubwira abantu, navuga ko bitangiye muri uyu mwaka, muri uyu mwaka cyane ubwo bitangiye cyane, sibyo? Ubwo bitangiye cyane kubera ko ubundi nabikoraga kera nyiga primaire, urumva. Then noneho ngeze muri secondaire, abiza batipa ukuntu iyo ugeze muri secondaire utangira kwibona n'iki, bandabikwamye nigira mu zindi boro, nabonaga kubyina ari ukuntu bahita bagufata nyine tu, cyane ko kera twabyinaga indirimbo za ndururu n'iki, ukabona ziraho nyine tu. Then noneho ariko nongeye kujya hano muri kaminuza just nyine nahise mpura n'abantu nyine babikunda, none nongera kwisanga ndi kubyina. Urongera wisanga kubyina nabitangiye ndi umwana, ariko ubu ngubu nibwo navuga ko nabigize nka kariyeri yanjye tu. Ubu ngubu kubyina uri kubifata nka ni nka kariyeri, nka kariyeri. Nicyo kintu nkora amasaha menshi ku munsi kabisa, kubyina. Umuntu ko ari muri kaminuza agahita anafata no kubyina akavuga ati ni passion yanjye kabisa, ngiye kubikora nka kariyeri. Ngiye kubijyamo mbiteze imbere. Tiger, nashaka kumenya se nk'impano, kumenya ko ufite impano byo wabimenye ryari? Kumenya ko noneho mfite impano yo kubyina, nshobora no kuba nabigira noneho nkazanabibyaza, nkazanabikoramo nka kariyeri, wabimenye nka ryari? Igihe namenye ko mfite impano ndakeka nari ndi muri primaire. Sinzi niba abantu bazi imishinga yigeze kuza mu Rwanda, ni abakoreya bari barayizanye bitaga koyika. Ndabizi man, aho nize kera batwubakiye ikibuga cya basket, batangana za computer man z'icyatsi, bazitaga nibo utujerekari, ntago mbizi bazitaga ngo kimani n'uturaptop tw'icyatsi man. Zira boro rero bigeze kuzizana school, njye nari nsanzwe mbyina ariko byinira muri class. Kuno namenye ko nshobora kuba nyine mfite impano ariko ntabizi. Nagiye kubona mbona abarimu bose bari kunshakisha ngo ngwino ubyine, kandi njye mbikora muri class gutyo nyine ndavuga niba nkora ibintu man, abarimu bagashona, byanga bikunze kano kaboro nshobora kuba nzi kugakora. Icyo gihe nabimenye. Then ubu ngubu rero nibwo ndi kubiprovinga. Nk'umwarimu watumye ugaragara nk'aho hantu mba mwibuka cyane. Wenda ubu ngubu arashaje ariko abantu nkubise inkoni nyinshi, ariko nyine mba mwibuka man. Ubwo nyine mwibukira ku nkoni, nkamwibukira no kwino kuko aba yarankoreye nyine, akankura mu bandi akavuga ati ngwino perform. Yabateraga ibintu by'ibiti biri bya danger. Primaire twarakubiswe bro, twakubiswe inkoni nyinshi bya danger primaire, ariko barahonda. Ariko ubu turashimira leta yacu iri kugenda bigabanya bya danger. Urumva ari ukuntu kera abantu mwarimu yaza akagutura umujinya wose yaturutse mu rugo afite, akagukubita inkoni bunganye n'umugabo cyangwa atoganye n'umugore, akazi arakaye po akabahondagura byataye. Genda byibuka ari umwarimu ari anti wanjye yanyigishaga mu wa gatanu primaire. Then noneho anti wanjye yaranyigishaga. One day noneho niho ibintu byo gusiba, bwa mbere arankwa, mu bwa kabiri, bwa gatatu, bwa kane yaraje nkubitira mu ishuri, inkoni nke yankubise ni nka 30. Bro, natashye ndi gukandagira nkumva ndi kubabara wallahi. Azikutaga mu birenge se? Akubitaga ku kibuno, ariko natashye kwicara biri kugorana. Nyine twarakubiswe cyane, ariko nyine primaire niko ibimeze tu. Tiger umbyinyi wa danje ufite impano. Like noneho umaze kumenya ko ufite iyo mpano, noneho urabikwamye, wenda ugeze muri secondaire, then aho wongeye kubyurura ukavuga ati ngiye kubikora nka career. Ese reaction ya society yari imeze gute? Reaction ya society kuko n'ubundi bari bamenyereye mu bintu bya entertainment. Kubera ko nje niga superieur nari ndi umu MC ku ishuri, banyitaga MC Swain. Ariko n'ubu nyine Swain nyine tu. Noneho sasa ngeze ahangaha nyine urumva MC-nga nyine ntago ari ibintu yitupa kubona nyine ahantu nyine performing ntago wabyoroshye. Then bagiye kubona babona ntangiye kuzajya mbyina uduchallenge uduki
nyine bakabikwa kuko umuntu yari kubona uri gukora akantu agira ngo Justin bya enjoyment tu rero just ari gihe twigeze gukora performance ndakeka twagiye kuri RTV barabyibuka kuri RTV mu kiganiro bita moto moto gikorwamo na Gitego na Anita Pendo nande wundi harya ubu ngubu ndumva araboni wa mu DJ wo mu comedy man Dallas DJ Dallas hari mu DJ wo mu comedy Bisoso DJ Bisoso ntagagikoraho bo bakora kuwa gatanu ngo basigaye bakora kuwa gatanu then noneho icyo gihe noneho nibwo abantu bahise bavuga ngo wese Tiger mu bintu byo kubyina bije bitewe muvuye mu bunyamakuru mu bintu byo kubyina nibwo nawe yatangiye kubabwira nti rero buriya nahinduye umuvuno nyine byose none nsigaye mbikora kubera ko ibintu bya entertainment byose urabikora wakwemusinga ukabyina ukaba umunyamakuru nibwo batangiye nyine kubona ko ninjiye muri kariyeri yo kubyina ariko nyine some of them nyine bagenda bambwira ngo ni fresh ntahari bikabisa operation yo kujya kuri RTV how comes bro operation yo kujya kuri RTV noneho navuga ko nyine ni nka big stage twagize nyine nka crew yacu ariko nyine reka mvuge twari crew twagiye nka crew yose nyine twari crew twagiye turi abantu bane nje ku ruhande rwanjye navuga ko cyari nk'ikimenyetso cyiza na nyine na proof kuko umuntu ashobora kubaza ngo ukora iki ukamubwira ngo ndabyina wabyinnye izi ducezereza ngahe cyangwa se hari n'abantu mani iyo ukora nka bino biboro bya entertainment kubyina ndetse n'ibindi dukora kuri TikTok aho umuntu ukubaza ngo ese ibi bintu ubona bizakugeza ariko nka kariya kavido ushobora guhita ukamwoherereza ugahita ukora nka bya bindi bya mutipe ngo wagiye ngo hanze y'igihugu agahita yifata ifoto ari mu ndege agahita yohereza mwarimu amubwira ngo nta kintu azageraho agahita amubaza ngo nese ngo hano shanga uri kubona ari ikawa zaso bararakaye nyine natwe kariya kaboro ko kujyayo nyine just ni akantu nyine kanshimishije nanashingiraho mvuga ko ibintu nkora nyine bizaba successful nyine rwari urugendo rwiza kabisa twagiyeyo turabakoma bya danje ikintu cyatweretse ko ibintu twakoze byari byiza kandi byari binakurikiwe twatashye wagera muri quartier ugasanga nk'umupeti yafashe video yose intuza yose mwakoze guturuka ku munota wa mbere kugeza musoje kabisa byari bya fresh njye n'ubwa mbere ngiye kuri televiziyo ntago nababeshi kuri televiziyo y'igihugu nyine to so nyine ni achievement ya danje nyine to ariko kugerayo mwagize bya bindi by'abajama bacu turimo kwihiringa nyine bavuga ati mwaduhaye akantu tukazaza gukubita agastage aho ngaho cyangwa ikiganiro cyo cyaraorganije tukavuga ati ahantu twabonye turi muze mudukubitira akantu nyine barabaniga ukuntu bakora kuko bakora kiriya kiganiro kuwa gatandatu nimugoroba sibyo batumira abahanzi bagatumira n'abandi bantu ariko sometime batumira n'ababyinnyi kugira ngo baze kwintertaininga abantu no twebwe ukuntu byagenze kugira ngo badutumire twakoze mu gitaramo cyabereye hano mu kigo igitaramo cyajemo ba Bushari na ba Tom Close ni ibintu byari baje byo kurwana ibintu bya sida nyine tu twaperforminzemo twambaye imyenda y'abaganga y'abanasi ndakeka abantu ubwo bahise batangira kutumenya icyo gihe bacishije na video yacu ku Isango TV maybe ndabyibuka kabisa urumva rero muri crew ntago haboramo abantu babaziranye n'abantu benshi Karimu the Great sinzi niwe muzi Karimu ndamuzi cyane turabyinana nayo muri crew so urumva rero uriya mujama Gitego baraziranye bamubonye bavuga ati se bano bapeti man bino biboro byanyu birakora umbwira ati twebwe man tugeze kure bro tugeze kure man nyina ahita amubwira ngo nise mwazaje mukadutama twebwe ntago twasabye kuko ntago wasaba kujya kuri TV nkatwe man ese wabisaba uhereye man just twebwe nyine babonye Gitego barawubwira ati mwebwe muzaza bro kuko barabaniga nawe urabizi niba ukora nko kuri TV uri umuhosta ushaka abantu bazintertaininga mu kiganiro cyane nibo babashaka ntago ari abantu babashaka wenda arababisaba ariko twebwe nyine batobaje niba twabasha kujyayo nyine urumva turi n'abanyeshuri urumva bashaka kubwira ngo ujyeyo ariko ntubone uburyo nyine Karima ahita murabura ko twaboneka nuko twagiyeyo nyine twabaye invited ubundi tujyayo kabisa turabikurikirana yari show ya danje bro muragiye murakubise stage stage twarayikubise twebwe tubyina mix ibifite iminota 5 ariko nyine twabyinye iminota 5 then n'abandi bahanzi yari yaje rosekana yarahari na wowe ushobora kuvuga ati ngiye naririmbiye kuri stage imwe na rosekana nabyinye no mu ngoma ye
y'ingoma cyane hari nyine yaje guperforminga yaraje guperforminga uko yaje guperforminga then ababyinnyi bahari barababwiye bakajya kumuvibingira tumuvibingiramo urumva ku kaboro nakadanje what a great achievement bro nimba ngiye ndi gukubita utuboro twanjye kuri TikTok bavuga ngo any day anytime njye nanasubiraho nk'abatamu hari ahantu bishobora kuzaza kabisa nuko byari byifashe kabisa Taiga njye byari bimaze kundenga bro iyo nta achievement ya danje ariko se nanone muri industry njye nashaka kubaza like utangiye uravuze ati none ibintu dukoze nk'umwuga wenda mwagize nayo mahirwe ariko se ni nk'izihe zindi challenge waba warahuye nazo nk'umubyinnyi none ukavuga ati urumva challenge je nahuye nayo nk'umubyinnyi kubera ko I think cyane navuga ko nabitangiye cyane muri uyu mwaka ubwo nimvuga umwaka wenda biraza gucalenginga abantu ahangaho ukuntu twiga academic year gutangira mu kwa gatandatu ku mwaka ushize ubwo navuga ko aribwo natangiye yo challenge nahuye nayo mva ndi mu tuntu twinshi nyine nyine urabizi nk'abasore twihiringa mu tuboro twinshi ntabwo uzi ngo ni ikihe kizacamo cyangwa ni ikihe kizanga then no kubimanaginga njye nicyo cyanchallenging kubihuza nabaga mfite saa 11 kujya gukina karate karate naye ndayikunda byadana na karate urumva nkavuga ni se ko amasaha yo kujya kubyina urumva njye nabitangiriye muri crew amasaha yo kujya kubyina kari guhurirana n'amasaha yo kujya muri karate kandi byose mbikeneye avuga ni kubyina nabikorera mu rugo urumva ariko se man iyo uri kubyinana n'abandi bantu birakumotive sibyo nyine kubima ako kantu ko kubimanaginga kugira ngo mvuge ngo kimwe nzanye gukora iki n'iki kimwe gikora iki n'iki ariko nahise ncuzinga ndavuga ngo njye karate yanjye imaze kugera it's enough none reka njye noneho mu biboro byo kubyina niyo challenge ya mbere nahuye nayo then ya kabiri nyine ni kwa kundi uba uri nk'umubyinnyi cyangwa ukora tuno tuboro twacu nyine two kwintertaininga ukabikora nka enjoyment ariko ugasanga abantu baguca intege bizakugeza TikTok ntago baguhemba uba uri kwikaragira ubusa ariko nyine birakugora kumvisha abantu wowe impamvu bikora just like nk'abantu tuba twibyinira mani just for enjoyment uri kwishimisha wumvisha akaririmbo ukagakoma nta bindi bintu birenze ngo urategereza ngo umuntu yayilikinze abyihorere ariko nyine kugira ngo uzakomve ku muntu biba bigoye nyine cyangwa ugasanga wenda n'abantu muri kumwe wenda ugasanga bo wenda ni abakristo cyane urumva ugasanga ni abakristo cyane none ntabwo baba bashona ukuntu uba wasutse ukuntu uba wiyogosheje ukuntu kandi mane tujye twemera sibyo ariko kubanza ubwire kuri aba kantu bundi tujye twemera k'ubukristo n'ukuntu akantu k'ubukristo ni iki kandi njye mba ngira inshuti z'ingeri zose njye ntabwo mpitamo inshuti ngo ndagira inshuti z'ibirara cyangwa icyo umuntu wese duhuje it's fine noneho ugasanga ufite nk'inshuti z'abantu b'abakristo cyangwa bitonda cyane bakibaza uburyo uri gusuka uri kwiyogoshesha ukuntu kandi bro buriya niba ari ikintu cya mbere gikurura umuntu uri kukureba ni ukuba uri utandukanye nawe njye ndi kubyina utuntu hano wandeba ukavuga ati turiya tuntu nanjye nshobora kutubyina ariko ushobora kubona nasutse kubera ko utasuka ukavuga ati kariya kantu ariko ntago nagashobora ubwo urumva mba nagukomye nyine urumva nk'umuntu w'umubyinnyi cyangwa se umuntu ugiye kugira icyo wereka abantu uba ugomba kuba ufite different nyine utandukanye nabo sibyo kugira ngo umuntu adahita kubona nk'umuntu uri aho ngaho urumva rero kugira ngo umanaginga ibyo bintu urumva sosiyete nyine imyumvire yayo bakiri hasi batari kumva ati uyu mwamujamani kwatangiye kwa ese ubundi wowe utandukanya gute kuba umuntu nyine yasuka nyine sosiyete yawe ukuntu ifata ngo ukavuga ati gusuka ni abantu banywa itabi ni ibirara ni abasambanyi byatangiye kwambara kuriya burayananiranye ntabwo azongera kumvira ubundi wowe ubyumva uti by myself noneho kugira ngo wemere ko biriya biboro biriya bintu baba bagiranye atari byo sibyo ngiye kuguha urugero rwiza kandi rworoshye sibyo nacyo kijya gitungura abantu nicyo kintu njya mbwira abantu ntibakizere buriya ntabwo nywa inzoga sibyo ntabwo nywa inzoga sinywa itabi reka njyewe ariko umuntu akimbona mu nzira ahita nzamukana mu itabi mu nzoga mu biki nyine ibiboro byose bibi nyine agahita bindundaho sibyo kandi noneho wa mubiri ba wiyogoshesha skini ba wambaye udusuti ugasanga itabi ryaramwishe ako kantu urumva ugasanga itabi ryaramwishe ukaba utamujajinga so rero abantu nyine bakwiye gusirimuka mani mu mitekerereze sibyo uko umuntu agaragara biterwa n'icyo yahisemo cyangwa n'aho agiye cyangwa ibyo ari gukora sibyo ntawe biba bihuriye n'imyitwarire yiwe sibyo umujama bitaro kigeze kuvuga ati uze bari abajama budutise bari
bita Jackson bro man baraba niga baragenda bakiyoberanya akagenda agahura n'ikimeri kikabura nakana keza kitonda man ugasanga kiramutuburiye bya danje barabajama budutisi nibo babimana ariko nkanjye niwe sereka ngo nk'urugero nk'ubu nari nje muri interview sibyo nese gute naza nambaye bisanzwe kanje muri interview ni ugomba kuza wambaye niba uri umubyinnyi uraza wambaye nk'umubyinnyi ahubwo wenda ikibi nuko twahurira mu rusengero ugasanga natayeho chain natayemo deshire nagize gute ntago naba na respectinza ahantu ngiye nawe wemera ko hari imyambarire y'ahantu runaka ningi ukayambara ahantu icyo cyo nico ariko nyine abantu bagabanye gutekereza ngo umuntu wenda wiyogoshesha ukuntu cyangwa wisukisha ukuntu cyangwa wambara ukuntu ngo bigaragaza ngo imyitwarire ye no naho bihuriye rwose wapi uvuze ku rusengero nubaza uheruka gusenga ryarugo wenda ako kantu ko niko kabi oya okay gusenga na mukanya nasenze njya kuza kugira ngo Imana ndinde mu rugendo ahubwo iyo mbaza ngo kujya mu rusengero heruka guterana n'abana b'Imana nabipanze nshobora kuba mperukayo ndi muri sogonderi ariko nyine ntabwo ari ukuvuga ko umuntu aba yarapaganye bro kwira ko just hari n'abantu bajya gusenga ariko bakavuga nta kintu batoye sibyo just nyine yego kuba mu rusengero ni byiza ni ukwiyegereza Uwiteka sibyo ariko se basi biki ushoboye byo urabikora bike nshoboye ni ukubaha amategeko y'Imana basi ndagerageza nkabikora amategeko y'Imana tubwire nk'atanu oye nakubwira yo ngenderaho ubwo kereka naje nka pasiteri urumva manukuye Bibiliya yose urumva cyakoze nk'amategeko urumva y'Imana nzi ko agomba kubahirizwa sibyo no gusenga Imana yonyine nyine apana gusenga ibishushanyo cyangwa iki sibyo gusenga ibishushanyo byakangaye harya pastor aratubwira muri comment ahita atubwira urumva ntukibe naryo ni itegeko ntukibe sibyo ntukice sindica kuva navuka wenda ushobora guhura n'umuntu ukamwica mu mutwe ariko ntabwo nabyo birashoboka bro biriya byaha dukeneye kuzongera tukabikora assessment kuko ujya kubona ukumva nk'uri gucata nk'umubebe akaravuga ngo nyica mu mutwe ndetse ubwo uzamenya bigenda bite ngo uranyica bagomba kuzana version kandi papa nigeze bagasobanura neza nigeze ko magagiye guhindura Bibiliya bamaking ibintu clear kwica ntukice iki kwica gute ntukice ushobora kwica umuntu mu mutwe ntukice uzi nk'umuntu uba warakrashingiye nk'umubebe buri uwo mubebe aba yaramwishe byararangiye yarapfuye neza aba yarahuhuye yararambitse ubwongo aba yarakoze icyo cyaha cyo kwica none se sibyo urumva no kwica urumva n'utundi dutegeko twinshi ariko utwo ngutwo mvuze none se iriya tegeko ntugasambane ryo ryirikurikiza ntugasambane iriya tegeko ndarikurikiza cyane ntugasambane ariko uribuka ndeba man urumva ndimanzi urumva ririya tegeko urumva Yesu niwe bigeze gusanga ahantu yicaye urumva indaya iri kuvuga bari kuyirukaho ngo bashaka kuyica ngo bayifashe isamba Yesu aravuga ngo none se ngo muri mwe utarasambanye ngo ninde ngo nantera ibuye ngo habuze n'umwe umutera ibuye ngo bose basubirayo urumva rero byanga bikunze ushaka kuba udasambana cyane aho ngaho wumva ututekereza rya jambo sibyo ajya riba muri Zaburi avuga ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko riba muri Yobu niba ari 27 hafi aho ngaho ahubwo uramenya ngo niba wacumuye sibyo urihana sibyo kugira ngo umenye ko wacumuye unihane sibyo ni ukuba ufite ability y'ikintu kimwe kuba utinya Imana utayitinya ntabwo wakwihana kuko na Dawidi buriya yarabinoza ariko akubaha Imana kubi ngo na Salomoni bari abasalomo bikoreye utuntu twabo bipobuye ziriya nkuru zabo ariko bari abantu ubundi ziriya story zabo bashaka kuzumva ziriya story zabo noneho ari nk'umuntu ufata Bible agahera kwa ziriya nkuru akaba arizo asoma akaba ajya yisomera cyane zumve nk'ingeruro kabataka ngo fata umugore ukunda ngo n'ibiki muri Bible harimo inkuru nyinshi za danje ariko by the way ntabwo nshishikariza abantu kugenda ngo barizo basoma bagomba gusoma uruvuga ngo iroka bari kuyobya abantu
bakaba bari kuyobya abantu roke hari njye kunda kumva ko no kuntu bari kuvuga ngo imirimo yawe ngo nishimwa ngo n'uwiteka ufata umugore ukunda n'umwana ngo ufata akantu ngo ngunywe ariko biriya biboro ni fayini ntaribi sibyo ashaka kubwira umurongo utari kugukurura ntujyeyo kandi nibura ushaka kujyayo ugahita ubona undi murongo hirya nibura wagufasha n'umuntu wa danje mani yavuze akantu urumva hari ukuntu abantu bakagira anyway Tiger Ewan reka tube tumwirengagije hari ukuntu nyine yaratuyebeje n'ubundi hari n'igihe yigeze kuvuga ngo nta gikwe ariko bageze kuvuga kariya kaboro ko karatwokamye ubu ngubu igikwe cyanjye ni nyuma y'imyaka 1000 oya se aho kumbwira ubundi igikura giteganya ryari ibintu by'igikwe igikwe se nzanye noneho topic none ibintu by'igikwe buriya rero buriya arwari wajya mu ndege ntabwo urajyayo none se iyo wumvise ibintu by'amatike y'indege ngo yagabanutse cyangwa yiyongeye ubyumva ute amatike y'indege yagabanutse mbyumva nk'umugani ubu nyumva nanjye nuko iby'ubukwe byumva si ku rubyiruko rwihebe mani buri ibintu by'ubukwe ni danje bro ni danje urubyiruko mwabaye iki Tiger tugiye kujya mu gice cya kabiri tugiye kubaza like role model wawe role model about what kuko nabwiye ko ndi talented mu tuntu mu kubyina mu kubyina ubundi man nge ntago nakubeshya pe fana General Benda cyane sibyo kubera vibes agira then no kugira ari ukuntu umuntu ababyina sibyo aba akora ibintu nka kariyeri sibyo nuko abona kanabikunda man ukabona ko ni n'ubuzima byo na General Benda yabyina cyangwa ari TikToking nyine ubona ni ibintu binamushimisha nyine tu nje niwe nireferaho nyine mu bintu byo kubyina tu umuntu bita se Tity Brown Tity Brown buriya ndamufana nk'umu legend sibyo nje mwubaha nk'umubyinnyi wa danje sibyo ariko nyine nge ndikunda nimvuze kuri vibe kandi nge ni vibe kabisa Tity Brown ndamufana nk'umuntu uzi kubyina ariko nyine kubijyanye na vibes umuntu akorana ibintu byiwe ewana General Benda niwe wacu Tity Brown akajya nyumva nakozwe ba Tity Brown nabonye ari kwita mu icyana cya danje buri ubona ababyinnyi turi hirya none Manu basigaye baragafashe mwana ababyinnyi bari baragafashe General Benda ngafite n'igipeti bro General Benda yari ari kumwe na Shakira ariko ubu ngubu ibintu ntabwo bimeze fresh ariko nyine bino bintu byacu bya entertainment ntabwo uba wamenya igihe tuba fera cyangwa turi kwishakira umukoro wa nyine tu kuko kumbwira ngo General Benda ngo yiyunze ngo na Shakira ngo mukanya ngo baratandukanye iyo nkuru urahita ujya kuyireba kandi nuyireba views nuko bikora gucuruza baba bari gucuruza mani bano babire passion cyangwa se twavuga ngo nk'intumbero yawe intumbero yanjye murateganya iki mu kubyina cyangwa se utumbiriye iki nyine muri iyo kubyina kwawe si urabona bizagera bikabyara umugati cyangwa se wenda tuzahora tubyina gutya gusa njye nta nubwo wenda ntago navuga buri muntu yari gukora ikintu wenda aba expecting the profit runaka sibyo havuyemo inyungu runaka byanshimisha ariko njye nyine in deeply nyine ntago mbikora ngamije wenda ko bikuramo ibihembo cyangwa iki bikora nka enjoyment njye passion romba mfite mbavuga ngo niba bino biboro biri gukora neza byo kubyina bigatuma abantu bamenya bizamfasha kugira ngo ngere aho nshaka kugera kuko ikintu cya mbere mu Rwanda ni ugukora izina passion yanjye ni ugukora izina nibura ku buryo buri munyarwanda wese yabona ifoto yanjye agahita amenya ikintu nkora cyangwa agahita amenya izina ryanjye iyo niyo passion kabisa experience ubuzima bwansigiye mu bijyanye isomo waba warize muri ubu buzima nyine imyaka umaze ku isi itari byinshi itari na mike cyane ikintu cya mbere nigiye ku buzima mani life goes on sibyo byanga bikunze tunyura mu bintu byinshi biba bigoye ariko ikintu cya mbere nigiye ku buzima ni uko bukomeza ndashingira ku sibyo right now hari ibintu bikeya mfite ariko mba nzi ko imyaka yashize ntabyo nari mfite nicyo kintu kimfasha kugomeza imbere nkavuga ngo uyu munsi byanze ariko ejo bizakunda icyo kintu nize ku buzima byanga bikunze ntago buhora bukuzanira ibibi gusa yaba ari nk'inama ku bantu bari kwicwa na depression iri kwica abantu bro today ibintu biranga ariko ejo bikemera bro hari agasitari n'ubishe bano inanga ngo abajama barimo kwiyahura bro umukobwa ngo yakwanze bro reka nkubwire gute umukobwa kwanga ukiyahura man nyine wowe do like this ibintu ubundi niba uri umutipe man ihagarareho wiha agaciro
urukundo rw'umutipe rugomba kumera nk'urwo kwa muganga, sibyo? Kwa muganga biba bimeze gute? Kwa muganga umurwayi wa mbere arinjira bakamuvura, yaba agisohoka atari yarenga n'umuryango, muganga ahita avuga ngo undi yinjire. Gute umuntu uri gusohoka ari kugutera ikibazo, wowe tuvuga ngo undi yinjire, gahunda ni undi yinjire. Mani, kubera ko ubuzima twese n'urugendo tuba turimo. Noneho wowe n'umubebe mushobora guciringa bikaba biri gucamo, ariko ejo niyumva atari kukwiyumva muragira ngo bigende bite, mureke ufate undi uri kukwiyumva ngo mukomeze mani, sibyo? Ntagerega gukundana n'umuntu mani ari limited pack uba uguze ngo izarangira nyuma y'ukwezi. Oya, nta mayinite ashobora gushira any time kubera ko yavugishije cyane, ntiyashize ugura ndi urashaka kuvuga ngo gukunda umuntu niwo ugura amayinite. Niko bimeze mani, pack yawe uyishyizemo urakomeza. Mwese reka nkubwire, nk'uriya muniga wiyahuye, sibyo? We never know, hari nk'umubebe wenda amukundaga cyane, kandi wenda uwo mubebe we bari kumwe wenda yari ashaka wenda kumurya amafaranga yiwe gusa akikomereza, kandi uwo mubebe wundi wamushakagaho yari afite amafaranga ahubwo ashaka gusangira n'uwo mutipe. Urumva umutipe atarahombye, ahubwo yagakwiye guhita avuga ati okay, reka nkomeze. Sawa byane byawe cyane. Erega mani, narahemutse bro, abeza bavuka buri munsi. Bari no kuduteza abantu mani, ariko kuduteza abantu mani atuma bagira ngo atipe dufite depression. Wapi mani, nta depression, nta mpamvu yo kuvuga ngo umukobwa yakwanze bro. Byuka mu gitondo, niba hari akazi ufite ugakore cyane, aho gushaka ibiceri uhiga ibiceri, ukore siporo mani, aho ube physical fit. Wambebe ajya guhamagara kuvuga ati nta kuntu twahura nkakubwira akantu, utuma umukobwa gukumbura mani. Gute mani wiyahura mani, akiyahura byo ntabwo bari fresh. Umubebe ntabwo ari yerega, ntabwo ari izo nzozi z'umuhungu, kimwe nuko umuhungu atari inzozi z'umukobwa. Burega umuntu aba afite inzozi za, ahubwo icyo akora ni uguhitamo bazibanamo bitewe na chapter y'ubuzima agezeho. That's it. Tayiga akoze cyane. Reka tujye mu kantu kameze nk'aga challenge, tugiye kubaza like kujya tukubwira ijambo tubwira indirimbo ibamo. Nasa sura ubujinyi si wumva n'indirimbo cyangwa gire like ari ijambo riri mu ndirimbo nyinshi, reka umbwiye verse. Oya ntaribi, urajya umbwira iyo ushaka. Okay, ijambo nkubwira indirimbo ririmo. Ndakubwira ijambo umbwira indirimbo ririmo. Kibaye cya leta. Let's go. Confirm riri mu ndirimbo yitwa Confirm nyine ya Dani nanone. Kabisa. Ko tagiye kuzana ibintu by'imiziki cyane. Rero setse ibyo ni amapiyano. Igihembe shonje bamuha igihembe, ni yabushana, indirimbo yabushana ko nago nziyitwa, ariko nyine urumva ni mwebwe. Shonje bamuha igihembe yirira. Ase ni mwebwe ni mwebwe irangoma ya Dani. Igihembe umaze kugira abiri kuri abiri kuri abiri, ahubwo ibyo bihembo bishyire hafi. Reka byishe gute, ikintu nica ni kimwe, ni gahunda yonyine, ibindi biboro kubyica biragora. Ubuzima niba ari uko nta buzima mfite, utegute utagira ubuzima ndaribuze. Asemana n'abaririmbyi bose baririmba ubuzima, arimba ubuzima. Arega ukuntu uri kubivuga nk'ijambo, ari kubimanuka muri beat birimo. Wenda ndi kwibuka indirimbo bavuga ngo mu buzima buryo umugabo arimenya, abanza ari ya Jay Polly, ariko ntago avuga ariko ariko nibyo ngo n'ubundi nibyo ubundi ijambo ni ubuzima. Reka tuyaguhereze aho urami igice. Reka tuyaguhereze aho ngayo ubuzima. Urumva byanga bikunze mahimba afite notion, ubu ufiteho notion. Mba numvise indirimbo nyinshi man, ariko umuraperi bita Beat Killer na Nesu bavuga hehe bara baniga ndabemera iyo uvuze Beat Killer. Bundi Beat Killer bro, bundi Beat Killer niwe wanje nyine, just aririmba hip hop, akaririmba nyine just nk'umuntu wa originatinze ikintu yari agamije. Hip hop ni abantu barakaye man, guta umuntu nibyo Beat Killer yigeze kuvuga ngo hip hop guta umuntu aza kwiririmba ari guseka, ubu uri gusetswa ni hip hop man. Beat Killer agira indirimbo yitwa Kadoyingegera. Kadoyingegera iriya ndirimbo nyikunda fo, rero niyo yaratumye nkunda Beat Killer no wa Danje man. Nese nubwo ni couple bro, barani kugiye no kubyara umwana, izo ngore se barazumva. Uriya pete bazabyara azaba ari Kadibe, uriya ni Kadibe ni ukwikaya byata man. Rero nibaze nk'uriya pete, ariko ntuzatungurwa, ushobora kuzajya kubona ukabona yivukiye yimereye nkandese. Yitonda bisi
yimereye nka Israel Mbonyi yimereye nka Israel Mbonyi ako subwo Israel Mbonyi aritonda cyane uko aririmba indirimbo z'Imana ubuse akavura kari kugwa mu kanya uzi ibyo yarari yari muri studio ari recordinga ni nasi ako nyine nesa na beat killer birabe boro ariko nabonye mu Rwanda byeze man abantu basigaye bihuza bitera kariyeri bakora bikazamura ikintu runaka ngo nesa nayo ngo birabe nayo bijyanye muri depression ngo bamwatse ngo ruswa y'igitsina arababwiye ati muzaba ahita bahenera nikabyita muzaba zigo muzagende mujye kugira abantu uzababana zabo dada bawo man buri muntu afite story yiwe nyine yatumye ayoboka ibintu runaka nyine tu mpamvu ngiye ntacira urubanza nka nesa tu ke yaririmba afite impamvu kabisa. Yes, basama people inanone turacyari kuri ya TV yacu bayita Mana Empire, reka twishimire cyane The Tiger wakoze cyane kuza kwitabira ubutumire bwacu kabisa. Thank you kabisa turakwishimiye cyane sana Yes Tiger bigeze gukomeza ku muntu bita General Benda na Tity Brown akosane n'undi bita Jojo Breeze uratubwiye General Benda kariwe muntu wawe ese like niki kitandukanye General Benda na Tity Brown na Jojo Breeze niki niretandukanye wowe ubonamo hagati aho ngaho barabaniga bose nyine bose naba influence sibyo naba TikToker twemera tunazi mu Rwanda sibyo ariko buri muntu afite ikintu kimutandukanya n'undi sibyo ari naho urahita wumvira ukuntu ngiye nifanira General Benda sibyo reka duhere kuri Tity Brown is a master of dancers sibyo nutoza ababyinnyi pe turabyemera ni n'umubyinnyi mwiza wa dance sibyo icyo ngicyo nicyo kimutandukanya n'abandi babyinnyi kuko bose baramwubaha man abenshi usanga ari we wabazamuye no muri kariyeri nyine tu sibyo ariko nyine vibes ziwe nyine just nyine abafite n'utundi tuntu arimo nyine tu niki kurumva iyo umuntu amaze kugafata mu kintu ahita atangira nyine kumera nkaho ibintu byo byakoraga atakibirimo cyane nyine tu gukina filime man abo ngo basigaye kina no muri filime man bayita The Forest ya Soroba urumva ariko iyo tugeze nko kuri General Benda sibyo no Benda wenda n'ubu ngubu natangiye kwinjira mu by'ubu DJ buri amafaranga yo kubyina amaze kuyahaga sibyo ariko nyine no aravibinga man niba usanga ibintu bye none we yabigize akavuyo yabyintertaininze nyine just ubona none ari kubikora apana nk'akazi no wabwo ari kubikora nk'amavlog gusa nyine kabisa ubuzima cyo gice nyine ngiye tuma nyine ngiye mita mukunda hano nka Tity nka nanuza Jojo Breeze Jojo Breeze uramupeti nyine just arabyina na neza pe n'agasore nyine kameze fresh sibyo ariko nyine morali yiwe ntago ayikompe niyo yaba abaniga morali yiri hasi kuko n'ubu ngubu urabona kari aka baby bakundana divine uwa ariko ubu ngubu bashobora kuba baratandukanye urebye niko kaba kamugize umusazi ni n'umuniga ukunda kuba tuje cyane yego wenda niwe wakoze mu ndirimbo nyinshi mu mwaka ushize ariko nyine ubusanga nyine vibes ziwe ntago ziri hejuru cyane avuga ko yanazamuwe n'ifungwa rya Tity Brown cyane yego amani Tity Brown ni master nyine rero abo baniga naho ngaho batandukaniye nyine to kabisa Jojo Breeze we nyine ubusanga ntago ari sharp cyane nk'umubyinnyi cyane nyine to bavibinga gusa yari kubyina ubwo no kuvuga ngo ugiriye inama Jojo Breeze ati ongeramo akabaraga bro kuko ntago wapfa kumubona mu bindi birori wenda yateje akavuyo cyangwa iki nk'umubyinnyi maybe kabikora nk'akazi cyakaba yari ihumuriye abantu tuba twararakaye tuba twararakaye man ewan Tiger reka dusoze ewan tugiye gusoza tubwira nk'imbuga za nk'abantu bakunda Tiger bashe bamukurikira nka tubwira imbuga zawe kabisa ku buryo buri platform yose umuntu ugukunda yagusangaho ewan kabisa reka mere kuri TikTok kuko niyo abantu benshi bamaze kumenya sibyo kuri TikTok banyita Tiger the Great nusacinga Tiger the Great ni ngiye bazaguha kabisa Tiger the Great ndumva naho ndi muntu witwa buryo kuri TikTok nyine urumva Tiger ubundi kugira ngo niyite Tiger ari umukinnyi wa filime wo mu Buhinde bita Tiger Shroff urumva then uramuniga kubera mu vizuwe zikiza hari utuntu nanjye najyaga nkora bakabona meze nkawe ariko kukina na karate urumva then bahita banyita Tiger none ndavuga nti kako nari umunyamakuru nyine nakoraga ibintu by'ubunyamakuru nuko ubu ngubu nabaye mbiretse sibyo mwumva nyine kuvuga Tiger gusa biri kwihuta bana ariko subundi ubwo ngubwo si Tiger wadanje ndabanireka nongero ka The Great nyine kugira ngo ka The Great kaze kuvibinga fresh TikTok ni Tiger the Great kabisa bahita bambona kabisa ewana no kuri IG naho ni Tiger the Great Tiger the Great n'ubundi kuri Facebook ni MC Swain MC Swain Tiger n'ubundi tu
noneho se urundi rubuga ni iki mbabwire zina ngo nkoresha kuri WhatsApp uri kujya kumva ngo izina ngakoresha kuri WhatsApp abantu batabaka nimero kuri WhatsApp badaza bakakwandikira badaza n'ababyinnyi akanamba kanje rero ewana umuntu ushaka kunyandikira ngira ngo njye umuntu amazi nyandikira nuko yaba ari ngo abantu bakobwa babe basigaye babita ba mombepe bayeze mombepe ya akanamba kanje ni 078 01 01 22 3 iroroshye 078 01 01 22 3 ariko mutwe bantu twari tubugira kera ewana bajyeho bamfollowing bazabona n'utundi dukorwa mba ndi gukora bucece nyine n'utundi tuntu mba ndimo bucece nayo ijambo rimwe wabwira abantu badukurikiye abafana bawe abakunzi ba Mana Empire abantu bakunda Tiger the Great ewana ikintu nabwira abantu bakunda Tiger the Great niba uzi ko wenda ukunda nka dance zanjye cyangwa ibindi biboro mba ndi gukora reka mubwire ko ibintu namaze iminsi ndi gukora I was just checking ndi gucekinga niba byakunda noneho warabikunze menye ko noneho ngiye kumanuka na vibes za dance I was checking noneho ngiye kuzamo itambatamba uruvanga ibintu naberekaga ngiye kubereka none ibyisumbuye y'inshuro igihumbi ntago nkabije niko bimeze ya nyine tumbaye byinshi kabisa Tiger the Great tumwitege muri iyi minsi yes man